shaho utazi ubwenge Imana iramureka nkaya bakwibye va mu nzira sha ahubwo se yankoko yawe iriye ko ndeba nayihari hindukira igihano cyangwa uryamye hindukira ariko ngiye kwita yinjiye kuko gama ariko Ande kwa mugabo ariko mane nyagasani ako umuntu azindukana umwaka kuveje akagira umwaka kugeza n'ubwo akagira umwaka koko muri iki gitondo niko akagafone niko usanzwe utunga mwaka uri se phone yanjye urayibaza iki koko umuntu nkawe wagendana kano ga telefone kari imigozi koko tubwizanye ko ntabwo bonaga ko ndi umushura koko nje ko kwiba ntabikekaga nta n'amafaranga ufite se pasi ngo umuntu koko ngakwibe are you playing umuntu nkawe urifata ukagenda mu nzira ase ubundi ntabwo bonaga ko nje kukwiba kuko uri kuki utambwiye basi ngo nanisubirire usubireyo koko wabonaga ko nje kukwiba ubu ngubu kuki utambwiye ngo nisubire koko umuntu nkawe ugenda mu nzira ufite agafone nk'aka kazirikishije imigozi nta mafaranga naki kuko bavuga ko uri umuntu nyabaki Jesus tubwizanye utari bunyibe niko koko bakwita ngo iki kuko batubwizanye ukuri banzumbira bakwita ngo anyita agahanga kanjye se nakinkoko nta soni uragenda urifata ukagenda mu nzira nta mafaranga naki ntabwo wabonaga ko nje kukwiba usugungira nkisubirirayo kuko unesheje umwanya wanjye w'ubusa koko uri mu biki wabonaga ndi kuza ngenda ngira ute utaketse ko ndi umujura tubwizanye ukuri oya mbwira umuntu nkawe ibishati ubwo se iki nakijyana ngo nyimaze iki oya nakijyana ngo nyimaze iyi pano se nyigukuremo ukweto ubushaje gusa urifata ukagenda mu nzira nta soni koko ubundi uranshaka y'icyo wakigendeye nta kintu ngiye mfite n'ubundi wakiba we yanjye ikintu ndi gushaka gute wifata ukagenda na telefone nk'iyi ngiyi mu mufuka nta n'amafaranga nta n'ikindi kintu ufite koko none se wansubiza agafone kanjye ubundi nta soni wakansubije ariko mana nyagasani koko sha ngiye kugukubita nkushishure koko nawe tubwizanye ntabwo wabonaga ko ndi umujura koko ngiye kugukubita ngaruse basi umwanya nataye ngiye kugushishura n'ukuri kw'Imana ndagushishura ngiye kugushishura urabona umuzungu cyangwa bakanze ahita asa nk'urunya ngiye kugukubita kabuno ngatose uburyo utazongera kugenda mu muhanda nta kintu ufite habe n'iki uri kumva ndagukubita n'ukuri kw'Imana ndagukubita oya nta n'ikintu wavuga koko oya tubwize nta kintu wavuga nyine oya nta kintu wavuga ndetse wenda ndeka kugutonganya ngiye kugira abwira nk'ikintu rwose abwira nk'ikintu ahubwo ndagukubita iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se are you playing what type of plane is this ubu ugiye kumura iki kwe ndagukubita gute wifata ukagenda mu nzira ufite agatelefone nk'aka ngaka kazikishijeho imigozi nta mafaranga nta n'ikindi kintu ufite basi kirenze ngo kime ndagukubitaho umuzungu baramukubita cyangwa bakamukanda akagenda agahinduka umutuku urakamubona ugiye kugakubita nakubite kagenda gahinduke nk'urunyange cyangwa se sonate ariko ngiye n'ukuri kw'Imana nta kintu mfite naguhereza ngiye kugukubita amva ngwino hano hindukira gakeya urebe hano ubu ngiye kugukubita hindukira igihano cyangwa uryamye hindukira ariko ngiye kwita yinjiye kuko gama ariko God have mercy upon us ntabwo nshaka kugenda oya ngiye kugukubita ku buryo kinini kizongera kugenda mu muhanda nta kintu ufite ubwo si ubwo uhavuga ko maze
muri so nta bundi buryo twabigenza. Ariko hari ubundi buryo ngenzi nabigenzamo. Nutavuga ndagukubita ariko ko we wabikora mu behe buryo koko akantu nkawe wajyana kintu gafite wajyana agatindi koko ukuntu wanyirukanyije ahantu hose ngenda nsimbuka nkora siporo ngira ute ntabwo abonaga ko ndi umujura koko ngo mbwene isiro basi uvuga ati ngo nta kintu mfite naso ngagukurikira ukagomeza ahantu ye rero haba hari ibintu byinshi ngenda hakurangira gutya ndanagufungurira uraza uhibe gusa icyo uririnda naguranye ibinkoko zanjye umbutunze n'inkoko nene rabuze akaboga ko kwirira kuri Noheli ku minsi mikuru ngaho nyumvira ngenda kubwiye ati aho hantu haba hari ibintu byinshi wakiba uze wiba ibyo ushaka gusa icyo urasiba kwiba imyenda iraba yanitse n'iyanjye usibe no kunyiba inkoko zanjye ibindi byose wibe haba hari ibintu byinshi wakiba inkoko zanjye zuzihorere nose ko wambonye ko ndi igisambo ubu ndajya kwiba nimbona inkoko nyisige kandi ari ku minsi mikuru nakagombye kurya nanjye akaboga iyo myenda nzaza nyambara tape neza wapi wakinjira ukiba na televiziyo rega televiziyo na tugende nta kibazo ndatiba nabi utanyibira inkoko sisizerano nguhaye nk'iki kiri mu biki ko reba igihe waherewe uzenguruka ntabwo turi buzi naragenze ndumi ibyanjye birakureba nkawe none se wagiye guteka uri mu biki shaka komeza ibyo ukore ungabanyeho utugambo Wetin be this? Jesus. Pamunzira wambura mukoro. Hakuba wanyweye ibi. Pamunzira niyo nikiri inkweto yewe. Abenda se bajya babo. Ubundi abantu batiyenjeje hari ikindi bashobora gukora. Kubona wabuze ibyo ukora nga basi ncungira inkweto zanjye bataziba. Inkweto se ninde wazeba? Inkweto se zirihe? Ariko nawe menya utareba. Inkweto se zirihe? Wetin be this? Ahubwo hari menya washonje ndaje ngutekere. Inkweto uri kuzibona he? Baba we bavugaga ko mu minsi mikuru biba nkabipinga none dore inkweto zanjye barazijyanye none se ubundi abo wande none. Reka wowe gicuga utuntu twawe. Nk'ubu uzikundira nkoko yanjye mba ndi kwicunga gutya nyigogereye. Ku buryo mba ndi kuvuga ati nta n'umuntu wayiba. Sawa umugabo mbwaseke imbohe. Shaho utazi ubwenge Imana iramurika nkaya bakwibye mva mu nzira shaho. Ahubwo se nkoko yawe iriye ko ndeba nayihari. What type of plane is this? Ubu si cya kinyagwara. Ndabibonye ko kuzi gucunga ibintu byawe neza. Utabusya bwita ubumere. Reka njye kuyicarira. Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. See my head. Dore na za nkweto zanjye. Iyo nkoko nanjye ni iyanjye. Ko byabaye ubwo se abantu mungana gutyo ntabwo muzi gucunga ibintu byanyu Wahura n'iki ko yibira mu muyaga ahubwo reka nze mfata inkweto zanjye. Dore inkweto zanjye cyari kizijyanisha gicunga umuntu amaze kuduhanagura neza. Iki kinyagwa kirambambishije. Ese kutaza gufata ibintu byawe ntabyo ukeneye ariko njye cyakwisobanura Usobanura ibiki? Umuntu w'umujura ngo urisobanura ahubwo ndi kurana. Ese mwatse mwisobanura ndakurira inkoko sha wewe urifatuka ukiba n'imyenda yanjye byose. Weho kikida kirimo ibiki iki ni ukugikubita kikida kirimo ibiki ibi ni ibiki kikida kirimo ibiki mwatse mwisobanura ariko wowe sobanura ibiki ziba ko harimo ikintu kintu manga reba umuntu waje twiba ahubwo uyu nguyu sibyo nta n'ubwisobanuro tumucura ururimi ahubwo atazajya no kuva nta bintu byo kwisobanura biri ahangaha ni ukumucura ururimi nta bintu byo kwisobanura biri ahangaha nabyo nta bintu byo kwisobanura ubundi se urisobanura ibiki hari ikintu cy'izima wavuga ushaka kwisobanura wapi niyisobanura reka yisobanure twumve ibyavuga nahuye ningo nimba ngari gahanga nimba ari iki nta uri mu nzira niwe wambwiye ngo niba wibe niwe wambwiye ngo nze niba ahangaha ese kwibamo n'ubupa nta so niwe nawe guhaye location cyane rwose ese sinumva mwese muri afashuka wapi ariko umva wanza nyine kandi umva wamaye kiri Abanje niwe wamaye rinye kuza kwibamo wapi uyise ngenda muzi
ntabwo muzi kandi ari kuvuga ngo muraziranye mwavuga. none se ubundi uzi izina ryanjye ngo yambwiye ngo nimba ari ngo cya Gahanga ajya ni Gahanga nimwe ndabatwara na mwene